tutajya kugira ati hari umugore uturuka mu muryango ukize afite umugabo ukize cyane yakuze mu kigo cy'imfubyi akwadoptira akana atangira kukitaho rwose akana wakareba ukabona rwose karashimishije kameze nk'akana ko mu nkuru mbarirano mu bitabo karakana keza rwose ubona ko agiye kugaho ubuzima bwiza. Gusa uyu mugore wari ahangaha yari afite akazi ko gufata abakobwa akabadopta, gusa gahunda ye nta yindi yari kugira ngo abarerere imiryango y'abakire azabashyingiremo, mbese nk'aho yareraga abageni b'imiryango ikize. Ubwo rero mu mihango n'imigenzo y'ubukwe niho yaboneragamo inyungu ikarishye. Gusa ngo ntiyariteze ikintu kimwe yuko umukobwa yareze azakunda umwana we yibyariye akaba yamukunda umutima wa kumva uramukunda. Gusa uwo muhungu yari ifite undi musheri bakundanaga ndetse bari mu rukundo rwinshi cyane. Rero agakobwa kacu nakindi kari gukora usibye guhisha urukundo mu mutima wako kuko nakindi kari gukora. Gusa bidatinze haje kuba impanuka, umusore agukorera impanuka idasanzwe bamwihutisha kwa muganga vuba vuba kugira ngo barebe ko bagira ikintu bamukore bakamutabara. Gusa umuganga aravuga ati dushoboye kuba twatabara ubuzima bwe, gusa yangiritse bikomeye cyane, ati ku buryo urutirigongo rwe rwangiritse, kugenda kwe rwose amahirwe ni makeya cyane. Ntibyatinze byese bimenyekana yuko umusore ashobora kuba agiye kuba parariza ubuzima bwe bwose. Na sheri wamukundaga yahise amukatira nta bintu byo kuzuyaza. Umusore ahita kugira umujinya mwinshi, yumva ararakaye, afata n'icyuma ashaka kugira ngo yambure ubuzima. Gusa bari aho ngaho bagerageje kumuhagarika. Disa agakobwa kacu kakomeje kureba akabona umuhungu kakunze cyane ari kugenda ababazwa n'uwo yahoze yikundira we. Gusa agakobwa ko gakomeza kamuhumuriza akamubwira ati wigira ikibazo, icyaba icyo ari cyo cyose njye nzaguma iruhande rwawe, sinzigera nkusiga. Byarakomeje akajya amuguma iruhande amajoro n'amanywa ndetse agasoma ibitabo by'imiti kugira ngo ko yazamukiza akamwivurira ubwe ku giti cye, akageza agakomeza amwitaho utumasaje twa hato na hatoya kugira ngo arebe ko gukira kwe kuzaba vuba cyangwa se bizanashoboka. Ati ibyo byose umukobwa bikoze mu mutima mwiza w'urukundo birangira aje gukira ku bw'agatangaza. Gusa umukobwa yaratekereje yuko kubw'imyaka bamaze bari kumwe ari kugenda amufasha, yumvaga ko iryo joro ari bwaze kumwegura umutima akamubwira ko amukunda. Ubwo bari gusebura aho ngaho inshuti yaje kumubaza se uriya mukobwa wakomeje kukwitaho ese muzabana muzamuri kumwe? Umugabo nigeze anazuyaza mu mvugo ze, yahise amubwira ati uriya mwana njyewe mubona nk'ari gashiki kanjye gatoya kuko twareranwe rero nta bintu byo kumukunda. Inshuti ze zose zitangara zavuga ati gute bino bintu byashoboka bite? Ni gute umukobwa wemeye kukwitaho udashobora kugenda udafite no kuba wagenda akakwitaho imyaka 3 yose ukaza gukira? Ni gute wamukatira? Ati se ntabwo ugeze gukura mu rukundo rwawe rwa mbere wigeze kugira? Gusa umukobwa nawe nibwo ari gusatira agira ngo amuhereze impano yamuzaniye. Muri uko kwimuzanira agira ngo ayimushyikirize hari uwayisuza nk'iyagatera ako kanya n'uwo yakundaga bwa mbere, ndetse akabe nawe wamusize akimara kumenya yuko ashobora kuba afite ikibazo cyo kuba agiye kumugara burundu. Rero nawe Seza amuzaniye impano, kuko buriya mugenzi hari abantu bagukunda ukize kandi umeze neza, gusa wagenda umeze nabi bakaguta. Gusa inshuti z'umusore byarazibabaje cyane, ziravuga ati ni gute waza kwigaragaza imbere y'umusore nk'uyu nguyu ugera gukeneye cyane utarigeze uhaboneka utari uhari, ukaba waramutereranye muri buriya buryo. Akibyumva umukobwa yahise afata impano yari amuzaniye ahita ayimutereka ku bibero, ahita avuga ati reka nigendere. Gusa umuhungu bisa nkaho yari akimukunda yahise amugufatira akaboko aramubwira ati ubwo wizanye nyine guma ahangaha n'ahantu uri bujye. Gusa umukobwa wacu nawe akibona ahita amenya ko umusore ntabwo yigeze na rimwe umutima we wihindukiza awuvana ku rukundo rwe rwa mbere. Rero yahisemo kumutererana yijyana nako bahoze bakundana. Gusa n'inshuti z'umusore zose zumvishe ibintu bibababaje, bahise batangira gukina umukino wa Truth or Dare, batangira kuzunguza icupa banije batangira babazanya ndetse nyine banakora bagira ibikorwa bakora. Bahita amubwira ati genda utwakire nimero umugabo uri hariya w'umusaza. Ubwo yahise akomeza agenda kujya kwaka icyo gisaza nimero, kigera imbere yacyo kugira ngo acyake nimero gitangira kumufata nabi, kigerageza kuba cyamuhohotera kimufataho nabi. Umusore kibibona ahita guhagurukira ahita agenda ku bigabo kugira ngo arebe ko yarinda umukobwa uri hano. Yahise asizora kugira ngo arebe ko yagira ikintu yakora kugira ngo abahagarike. Gusa Disi umwadoptano wacu yagerageje guhagarika. Muri uko guhagarika imirwana gukubitiye umutwe kuri kontwari, umutwe umumerera nabi. Gusa umusore nabyo yabonye wese yifatira umukobwa ahita amutwara urukundo rwe rwa mbere. Umukobwa gusigarira ngaho wenyine akomeza yibuka uburyo ki yakomeje kuba yamwitaho nyuma y'impanuka yakoze, agerageza kuba yakibabaza yikubita amaguru n'ibiki byose. Akibuka uburyo yikubitaga umukobwa akaza akamubuza ndetse akamwitambika imbere amubwira ati ntabwo nkeneye kuza kwibabaza, ntabwo nkeneye kuza kwikubita na rimwe na rizima, ati kuko ntabwo bino bintu bikwiye kuko uzongera uhagararira umunsi umwe.
akibuka ko icyo gihe n'umusore yakomeje kumubwira ati ntuzigere unsiga uzakomeza umbi iruhande, noneho bikaba bigeze umunsi anamwihoreye akita kuri undi wamusize igihe kinini gishize. Akiri aho ngaho nyina mwadopse yahise agira gutya aramuhamagara ahita amwibutsa ati uriya muhungu wacu agiye kuba CEO wa kampani yacu, rero muri uko kuba CEO w'iyi kampani yacu agomba kugira umugore umuhagarara iruhande bazabana ndetse hazaza. Gusa uwo mugore akaba agomba guturuka muri famiye ikomeye kugira ngo kariyeri yacu y'ibintu by'ubukire itazagenda yangirika. Gusa sinaba indashima nanga kugushimira, ndagushimira kuko imyaka 3 wamaze uri kumwitaho ntago ari imyaka mikeya. Ati gusa ariko ufite kumva ikintu kimwe, udafite umuryango wacu, utagira umuryango wacu nta nubwo wakabaye waragiye no kwiga ngo ugende wiga rwose urebe ko wanasoza kaminuza. Ubwo rero ibyo byose bifate nk'ari ikiguzi cyangwa se nyine ryari nk'ideni wari uturimo wari uri kutwishyura. Umukobwa akimara kumva ibyo byose amaze kumubwira yahise abyemerana no kuzuyaza, aravuga ati rwose ndaza kubyitaho, ndaza kubirekera aho ngaho byose. Nyuma y'imyaka 3 yaramaze kubamenya abo bari bo banyabo. Ubwo rero yizana ku bitaro kugira ngo ariko bamuhindurira bakamushyira akabande ku gipfuko. Gusa akiva ku bitaro aho ngaho ari kugenda agize gutya abarabutswe umusore ndetse n'urukundo rwe bwa mbere bakiri mu modoka. Ubwo yari kuguhimbira impamvu, ahimba impamvu yuko ashobora kuba yaramusize ari kugenda amubeshya. Gusa umugabo yari yamaze kumera nk'ikidebire, yaramwizeraga nta n'ibintu byinshi. Yarongeye arabyivugira umukobwa ari kumva, aravuga ati kariya gakobwa nkabona nk'ari gashiki kanjye gatoya. Umukobwa akibyumva yahise ava ku izima ahita avanga ahita agenda, ahita ajya gukora application yo kugira ngo arebe ko yava muri icyo gihugu akaba yakigendera agashaka ka visa. Baramubwira bati iyo visa mu byumweru nka 2 nibwo izaba yabonetse, rero mbere uko agenda yahise akuzira ahangaha. Ubwo tayari yahise akuzira imuhira, aza kuba ari kwitekereza we ubwe ku giti cye. Gusa ntabwo ashaka kugira ngo abireke bimere gutyo. Hashizemo agahe umusore yongeye kumuhamagara amubwira ati nibagiwe imiti aho ngaho iwacu mu rugo, ndagira ngo wenda uyinzaniye nko kuri kampani ndebe ko ari ikintu yamfasha. Umukobwa yaramwubashye nk'ibisanzwe ahita aza ku kazi nyine nko kubahiriza amategeko nk'ibisanzwe, arangije amuzanira iyo miti. Gusa yasanze uwo bari gukundana yamuzaniye ibiryo kandi ibyo biryo byamuteraga allergie. Gusa umusore wagira ngo yari yamaze kurya intumva kuko ntabwo ari kumva ibyo bari kumubwira, agerageje kubiryaho kandi azi ko bishobora kuba byamwangiza bikamutera kuribwa mu nda. Bidatinze ibyo mu nda byatangiye kuvibura, atangira kumva ameze nabi. Gusa akomeza yihagazeho avuga ati naribe, ati ntacyo mbaye. Leta ababwira ati muvangamwe mugiye naribe ngenda gumuhangange nta kibazo mfite, nimungire ikibazo nimungire nimungenge. Gusa umukobwa yahise gufatira imiti yari amaze kuzana ahita yimutekera ku kameza nawe ahita yigendera. Bombi bakimara kuhava bakimara kugenda, umusore yahise gufatira imiti byose vuba na mugangu ahita agerageza kuyitamira. Iryo joro amaze gutaha yaje gutaha ameze nabi ari kubabara cyane mu nda biri kumurya cyane. Magorwa wacu araza aramwegera amubaza ati imiti nagwaye wayifashe? Aramubwira ati rwose meze nabi, byaje kungerekera nabi ibintu nabiriye byangizaho ingaruka. Aravuga ati ahubwo wenda nshobora kuba mfite no kuba najya ku bitaro kugira ngo barebe ko ari ikintu bamfasha. Umukobwa agakomeza yibaza ati si urukundo nirwo rumugize imbwa kuri uru rwego ku buryo yemera no kurya ibintu atabasha kurya? Ati rwose bikaba byanatuma ujya kwa muganga kugira ngo barebe ko bakukuramo ibyo bintu byose wariye. Gusa umukobwa disi umutima we mwiza wakomeje kumubana mwiza, amuzanira utuzi dushyushye kugira ngo arebe ko ari ikintu twamufasha. Buriya amazi ashyushye nayo agira ikintu agufasha ifite ikibazo cyo mu nda. Akomeza kuza asa nk'umubyiringiraho gake gake, birangira bisa nkaho umuhungu aguye agacu agerageza gusinzira. Bidatinze nyuma y'iminsi mikeya umugabo yagutumiriye agakobwa arakabwira ati hari ikirori cy'ibintu by'ubugeni ndagira ngo mbigutumiremo uzaze tujyanemo. Gusa umukobwa mu kumugeza muri icyo kirori cy'ubugeni yasanze cyateguwe na sheri w'umusore agira ngo agaragaze mu bintu yagiye ashushanya n'ibintu agiye akora hakunino. Gusa nyine yageragezaga kugira ngo yigaragaze imbere y'abana bereka ko bamwitayeho. Ndetse n'umusore yese aza ahita kugurira igishushanyo umukobwa yashushanyije agira ngo akomeze amuhesha agaciro nyine mu bantu, akomeze amwereke ko arenze. Gusa inshinzi yacu ntibyayihagije, ahubwo icyo yakoze yese iteza inkongi y'umuriro agira ngo umukobwa uri hano ave ku bintu narangiza aze kugenda. Gusa iyo nkongi iri kuba umusore yese agira ngo arebe ko yatabara, akunyurira imbere y'umukobwa wamwitangiye akamuba hafi mu burwayi bwe imyaka irenga 3 amwitaho ndetse adahumeka. Birangira amunyuzeho aramwirengagiza ahita aza yirukanka atabara uwafata nka sheri we yiyibagije ko hari n'undi yatumiye. Gusa akubuzima katangiye kwanga kubera umwuka n'umwotsi ubuhari buriya igihaha kibasha kwihanganira imyotsi. Gusa bidatinze umukobwa yaje kongera kubyukira aza kwikanga yikanga ari mu bitaro. Gusa icyari gitangaje nuko yaje gusanga mu bitaro ari kumwe n'inshuti ye magara ariyo yaje kumureba. Inshuti yamubwira ati umusore ntabwo yigeze aza ahangaha ahubwo yakomeje kujya kwita kuri sheri we, ubu ari iruhande rwe nawe ari kwitaho kandi yakomeretse akantu gatoya cyane mu
akandi kanya umusore yahise aza atangira kwisobanura avuga ati naje ndi gutabara, hari abantu benshi rero kandi mu by'ukuri hari abantu babiri gusa, ati nyine ntabwo nigeze nkubona niyo mpamvu nigeze ngaruka kugutabara. Gusa umukobwa aramubwira ati bimeze sawa nta kibazo. Gusa umusore akimara kureba yabonye ameze nk'aho umukobwa ashobora kuba afite ibikomere bikomeye cyane, atangira kuvuga ati se wababaye bene aka kageni kuri ubu buryo? Gusa umukobwa aramubwira ati nta kidasanzwe, nta bidasanzwe byabaye, ati rwose umbabarire kuba nagerageje kuba nakwita ku buryo bushoboka, nkaba namenye ko wakomeretse bigeze ahangaha, nari nzi ko wenda ari umwotsi gusa, ubwo rero nyine gerageza kunyihanganira kandi ndabyemera ko nshobora kuba nakosheje, ati gusa iminsi ishize sinakwitagaho, gusa iminsi isigaye ndaza kukwitaho. Umukobwa aterega nta n'undi nta n'impamvu yo kunyitaho. Gusa umukobwa mo indani mu mutima we yarabizi ko viza ye ibura igihe gitoya cyane kugira ngo bayemeze, ubwo rero yumvaga ko umugabo nta n'ikindi kintu asigaje kuba yamukorera, ubwo viza ye yari imaze kuba yakemezwa. Feri ya mbere nta yindi yahise akugerera mu rugo agira ngo agupakirire utwangushye twe. Mu gupakira kwe nibwo yaje no kumenya ko yari atunze utuntu dukeya mu nzu, nta kintu kizima yari afite, ku buryo nyine n'utwo yari afite twakwirwaga mu gakapu ke gatoya. Muri ako kanya umusore yahise aza amusatira, ari kugenda amwegeramo gake gake, aramubwira ati gira vuba urebe ko wahindura ako gakanzu tukaba twakigira mu kirori. Gusa arebye abona ibyo yari kubwira umukobwa bisa nk'aho umukobwa atari kubyumva. Umusore atangira kwibaza se waba wibagiwe isabukuru yanjye y'amavuko? Ati sinyaka ko waba wayibagiwe, ndabizi ko isabukuru yanjye y'amavuko nyine ari ikintu kidenze kidasanzwe, atari ko byanga byakunda urabizi ko ugomba kwitaha. Umukobwa nawe nta kindi yamusubije amubwira ati nta ribi. Umusore atangira kumva shero atangiye gusakuriza hanze, ahita abwira umukobwa ati wegira vuba vuba tugende, ubundi tuza tugende vuba vuba. Umusore ahindukira ahita acaho, gusa umukobwa yahise amubwira ati urabeho. Umusore ahita guhindukira ari mu rujijo rwinshi cyane, ati uvuze ngo iki? Ndagira ngo nsubiriremo. Umukobwa ahita amubwira ati rega ntacyo, nta kintu kidasanzwe, reka tugende tujye muri icyo kirori nta kibazo. Gusa umukobwa we nta kindi yakoze, yahise aza gufatira agataxi kamugeza ku kibuga cy'indege, ahita gusibirana nimero z'umusore. Arangije nyine asibana nimero z'abantu bose baziranye n'uyu musore, azikura muri telefone yiwe kugira ngo atazongera gutekereza ku bintu byo kumuhamagara n'iki cyose, kuko aranibuka mu myaka yose yagiye itambuka myinshi yakomeje kugerageza amutegurira impano z'isabukuru. Gusa kuri uyu munsi wa none ku isabukuru ye impano yamuteguriye nta yindi ni ukumuvira mu buzima akamureka akigendera. Akomeza yiyumvira mu mutima we akuvugiramo amagambo ameze nk'aho ari aya nyuma, ati wowe na sheri wawe mbifurije urukundo rwiza kandi rurambye, mukagumana mukamerana neza. Mbese yasaga nk'aho amaze guheba, avuga uti nta kundi namwitaho ntiyabibona, ati rero nagende yitabweho nyine nabo yakunze. Nubwo byabibabaje gusa nta kundi yari afite kumusiga akagenda. Yahise agufatira na telefone yari asigaranye nayo, ahita ayigufatira acisha mu idirishya, no kugira ngo atazongera no kumuhamagara kuri nimero ye, itagenda nta no guhindukira. Ndakeka yari kapu y'uyu munsi nayirangiriye, yari Shafi n'ubundi nk'ibisanzwe. Wowe icyo usabwa ni ukwibuka gukora subscribe, ubundi ibintu byiza nk'ibi ngibi ni buri gihe.